Good morning, guys. How are you doing? I hope you're doing good. Hi. Guys, mufara bigenze bite impamvu ntekereje ko ino vlog muri iki gitondo cya kare ndi kujya ku kazi. Ndi kujya ku kazi simara ko nambaye ga. Reka mbabwize ukuri ndi kugumana kwa kare wari urumuri undi ntabwo hari kubona. Simona kandi ari bwije. Mbabwire nuko mpana vibes zo guseka ndi umuntu hora wisekera nishimye ngiye nta kintu. Reka mbabwire inama d'abord mbe ko mvuga kakana. Muri mwaka wa 2025 abafana banje mwese n'abandi batarafana banje abantu bose muri kunyumva. Niba ari ubwa mbere uri kunyumva sebo, niba atari ubwa mbere nabyo nta kibazo. Ndabifuriza umugisha, ndabifuriza umwaka mwiza ngiye n'umuryango wanjye. Turabifuriza guhirwa, turabifuriza ibintu byiza byose Imana itanga. Especially muri iki gitondo ku butumwa mba nageneye abantu ku kavido k'agashoti mfata. Buri munsi nsigaye numva hari ikintu nshaka gusabiramo abantu. Ejo nasabiye umugisha wo kubona akazi abantu badafite akazi. Uyu munsi nabasabiye umugisha w'ingo nziza abantu bafite ingo biri kubomborogatana. Uwo mugisha ndawusabye nanone cyane ku bantu bitwa special abafana banje. Imana ibagirire neza. Guys, rero ndabashimiye by'umwihariko bimvuye ku mutima uruhare mwagize mu kugira ngo mumfashe mu supporting mu mwaka ushize wa 2024. Naranezerewe pe. Unfortunately nari mfitemo rwinshi, nari ndi gutunganya mu tuntu twinshi, ntago nabonye umwanya ngo nkomeze tubare neza ko twatangiranye urugendo rwo kujya hanze mu gihugu cyacyo cyose. Ariko nagiye mbabwire ngo mfite imbaraga muri mwaka wa 2025 ndashaka ko dukomezanya. Nzi ko muzanshyigikira kuri Nata Upload ndetse mukananshyigikira ahangaha hose dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Kubwitanye barona ko ngubu nkoze vlog ndi kujya ku kazi ngiye kugerayo buri munsi nagiye n'amaguru. Kugera n'amaguru rero hari igihe ubona ugomba nko gufata bisi ariko ukabona bisi iragutinza hano. Sinabibabwiye ukigira inama yo kwigendera n'amaguru ukanjamba ilifo anjambe. None mureke babwira ikintu kitumye ntekereza gukora ino vlog akakanya. Nari ndi kwanjamba nyine gutyo nyaruka n'amaguru nkora ikosa rikomeye. Nkura akaguru kamwe hasi nyine gutya ndimo ndagenda nkakura cyenyege. Nubwo ndi guseka ariko ntabwo bisekeje nakabaye ndi kurira. Ndabagira nukuri umagurutse hasi maze kugwa nshinguye akaguru hasi ndi kugenda nshingura ikirenge gutyo bisanzwe umuyaga uramfata nkubita hasi pe. Ndangije ndibaza cyuzu imyaka ufite uburebure ufite wenda ntibuhagije cyane ariko none ntago uburebure bwanjye ntago ari bubi cyane sibyo. Uburebure ufite, imyaka ufite, ubugari n'ubutumbi, kumva uri umuntu wo kugwa hasi kubera umuyaga. Ndavuga rero uyu muyaga uri special. Reka ndeke kubifata nka wenda ari ikindi kibazo cy'uburangare kibayeho cyangwa se n'iki. Ngira abantu inama guys. Abantu muri kunyumva muri hano muri Canada cyangwa se simbizi. Uyu muyaga mu witondere ibintu byakomeye. Hari umuyaga udasanzwe uyu munsi. Ndababwiza ukuri nabyo ndavuga ati kinabo nakiyererana njyewe ku magufa yanjye mfite na siporo nakoze. Genda umusportif kuva mvutse ubuzima bwanjye bwose na n'uyu munsi. Ku biro mfite, ku mubyibuho mfite, ku burebure mfite, nkagwa gute? Nukuvuga ngo birasaba kugenda gisirikare. Niba ushinguye akaguru hasi menya ko wakomeye uhagarare kigabo nyine ugende gisirikare. Ntabyo kugenda ujamba ukubonye no. Nujamba ukubonye umuyaga uraguhurutura ugukubite hasi. Mugende mushyizemo imbaraga mu buzima. Mugende mwabigize intambara. Reka mbivuge gutyo ubundi iryo jambo ryiza muri bwombe. Cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri. Mwiteguye gute mwaka wa 2025. Ndongera mbisubiremo uzababera umwaka w'amahoro, uzababera umwaka w'umugisha. Uyu munsi nabyutse nsabira abantu ibyishimo byo mu ngo, amahoro yo mu ngo. Nukuri aho tugenda imitima tujyana nayo ibyo tugeraho byose akenshi biterwa n'ibyo twaharamukiyemo mu ngo, ibyo twaramukiyemo mu miryango yacu. Iyo umuntu adafite amahoro yo mu rugo, iyo umuntu adafite amahoro yo mu muryango, iyo umuntu adafite ibyishimo mu muryango,
usanga ibintu hose bizamba. Umunabi ukagenda ukawutura abantu bo ku kazi, umunabi ukagenda ugatura abo mukorana, ukamutura abo mwahuye bose. Ariko iyo ufite amahoro meza uragenda ugatura abantu mukorana amahoro meza, mwese mukabaho mwishimye, mwese mukabaho mu buzima bwiza munezerewe, sibyo? Ibyo bigatuma turushaho kugira isi nziza. Mu izina rya Yesu mbasabiye amahoro, mbasabiye amahoro, mbasabiye amahoro atangwa n'Umwami Imana wacu, mbasabiye amahoro atangwa n'Umwami Yesu, mbasabiye amahoro atangwa n'Imana Data yo mu ijuru. Amahoro yo mu rugo ni ikintu gikomeye, amahoro yo mu miryango, amahoro yo mu bashakanye ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane, nubwo tutagiha agaciro gafite, ariko ni ikintu gifite agaciro gakomeye. Mbasabiye amahoro yo mu miryango, mbasabiye amahoro mu ngo zanyu. Imana ikomeze ibashyigikire mu bikorwa byanyu. Uyu mwaka wa 2025 uzababere mwiza, n'ukuri mbikuye kundi bayo umutima wanjye. Umwaka uzababere mwiza, uzababere umwaka udasanzwe, sibyo? Support mukomeza kumpa, ndi kwiyemeza, ndi gushaka ukuntu najya mbifatikanya n'akazi, kujya mba ahantu za buri munsi, ibiganiro bya buri munsi kuri Nata Upload ndetse no kuri Puppet Dead Home. Nzi ko muzanshyigikira, nzi ko dufatanije ibintu bizagera kure. Nabashimiye cyane bikomeye ku ntambwe mwanteje 2024, kandi nizeye ubufatanye bukomeye budasanzwe tugiye kugira na 2025. Mwarakoze, Imana ikomeze ibarinde bashyigikire. Rero sinshaka gukererwa akazi, nababwiye ngo ndi kujya mu kazi. Reka tuze kuza kubonana mu masaha ari buze kuza kuri Nata Upload. Ciao, ndabakunda cyane. Ubu ngubu turi mu gitondo saa 2:00, mwumva ukuntu nasaze. Ariko ndavuze ati reka ntema abafana banjye, ntago nabashimiye, ariko n'ukuri ndabashimiye kandi mbifurije umwaka mwiza njyewe n'umuryango wanjye. Turabakunda cyane kuko namwe mwatweretse urukundo, abantu mukomeje kunsapotinga, n'ukuri I appreciate. Yes, ngaho rero ni muba amahoro, mukomeze mugubwe neza, ariko ntimwemerere Satani ngo abibi ibintu byanyu mufite, sibyo? Cyane cyane ingo, Satani abashaka kwiba abantu ingo, wimwemerere. Satani abashaka kutwiba ingo zacu, ariko ntimumuhe umwanya, ntimubiha agaciro. Mwebwe mukomeze mufighting kandi musenge. Utwo tuntu turi gutuma ubona amadefo sometimes imbere utarayabonaga, akenshi abari Satani, ni spirit ya Satani. Yirukane mu izina rya Yesu, kandi usengere urugo rwawe rwongere ruzuke. Basabiye umugisha. Amen.